Yes, nanone ndabasuje mbifurije ishya nihirwe moro y'Imana gunyabane nawe mwese mukunda vuga kuri kibiganiro bya Bombo Cry Empire. Mwari mwumviye muri ize saga nayo maze iminsi nsambona nsankuhugiye mu bintu, ndabona ibintu biri kugenda birushaho gupfa. Ase bavandi tujye tugira yenda tunaganire ngira ngo turi kugenda turushaho kubona zimwe mu nzoga igihugu cy'u Rwanda cyakumiriye mu gihugu kugira ngo ko ziri kwangiza abanyarwanda, tukanabyemera ko ziri kubangiza, gusa ni nyinshi namwe muri kugenda mubibona. Ariko ikibazo mba nibaza nk'umuntu wize, ufate nugira ubona icupa rya B1 gin cyangwa se ziriya nzoga zindi bagiye bahagarika, noneho unafate n'indi nzoga zimwe ziri kuva mu bihugu by'abaturanyi muri za Uganda, kugira ngo n'iyi turi kugenda tubona bita izi za Mambo n'izindi zose turi kugenda turushaho kubona, turi kugenda turushaho kubona yuko biri kugenda biba saga. Ariko urebe volte zose, nge nabonye volte zabyo zose zingana, nibaza se ko inganda zacu cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twaciye zimwe mu nzoga zikorwa n'inganda zo mu Rwanda mu gihugu cyacu. Noneho ni gute tuzahagarika ziriya nzoga ziri guturuka hanze, zituruka hehe, kugira ngo dukumire tugire igihugu kitagira icyo bita ivangura? Kuko ivangura ryaba rije rivuga riti imbura umunyarwanda business yawe niyemewe, cyane cyane itunganya ibinyobwa. Ati gute ngenda ndabaho urugero, bura nk'abamwe mu bakora inganda gena kubisa icyumvizo, numva yuko bamwe bagiye gufata inganda zabo bakazijyana mu bihugu biri related biduturanye, noneho kugira ngo ziza mu Rwanda zitwa yuko zivuye hanze. Ese zino za Mambo za Kiwanja turaza kuzihagarika nazo tuvuge ngo turazihagarike kuko ziri kwangiza cyangwa se zitemewe n'igihugu cy'u Rwanda? Ese turazirekera ku mupaka? Ariko nanone mwibuke iki kintu nitutagitekerezaho neza cyaza kutugiraho ingaruka nyinshi cyane, kuko dufite ingaruka nyinshi tugenda tubona tutitaye ngo byagenze bite. Ni nyinshi cyane ziri kugenda zigaragara, ibiki n'ibiki. Kuko turamutse dufashe umwanzuro tukavuga ngo ibi binyobwa byose bituruka hanze y'u Rwanda, za Mambo n'ibiki tinizemewe n'u Rwanda, uzi ikintu twaba dukoze ako kanya? Ikintu twaba dukoze aho ngaho, twaba dukoze icyo bita nk'ivangura ku nzoga, cyangwa se twaba dukoze ikintu kitari cyiza kiri buze kutugiraho ingaruka nk'abanyarwanda. Kuko imba dusuzuguye standard mpuzamahanga yemerera ibinyobwa kuba byakambuka imipaka cyangwa byakoreshwa byahacuruzwa, n'igihugu cy'u Rwanda kikavuga ati dufite standard iremereye n'ibiki byose, ani handi usanga noneho za ndani bari kugenda badufatira ibihano hirya no hino, usanga zamaze kuba za ndani nyinshi. Ariko tuganire, ibaze nawe wifashe ugasuzugura standard yiyemejwe natwe n'umuryango w'Uburasirazuba wemeye cyangwa se wemewe gucuruza ibiribwa cyangwa se ibinyobwa, tugawuhagarika. Ariko nanone nkibaza, turi kugira ngo duhagarike ibyacu ibituruka hanze bibe byinshi noneho mu Rwanda? Kuko ubu bamwe baratangira kwinywera za Mambo za Kiwanja, ariko nanone ngatekereza ati se ni kubera iki turi gukora ibyo bintu tutazihagarika zose? Ase nanone nemere ko iz'abanyarwanda zirimo ikosa, basanze zimeze zite. Ndibaza ni gute Rwanda Standard Board yifata igaha uburenganzira bwo gukora biriya binyobwa byose. Ano makapani turi kugenda turushaho kubona za United Gin, za NBG Group, inganda nyinshi nyinshi pe, ni nyinshi muri kubibona. Ese twirengagiza ibindi? Ababiranguye, nge mba ndi umushoramari nkabirangura ku mafaranga yanjye, babishyira muri business yanjye, noneho bigafungwa hari hagendewemo miliyoni zirenga magana, kuko hari n'abari bafite ibicuruzwa bihagaze mu mamiliyari, bakaba bari gushaka kujya kuzimena indobo. Imba mu Rwanda bari kwemeza ko bitemewe, baretse nibyo Scovia yavuze, aravuga ati imba bitemewe byaretse bikajyanwa hanze bigacuruzwa. Ibyo byaba byiza kurushaho kuko bemeye kubitransfera bikajyana, ariko byose biri kujya he? Indobo. Ariko se Rwanda Standard Board we ni gute wifata
yenda ese ariko nanone inzoga zirimo amafaranga, by the way buriya bari kubagura, bari kubishyura, bari kubaha buri kimwe, mukumva nyine ewana ruswa mukazigegena pe, mukazihekenya mwicaye mutuje muri ahantu muri pose, ibintu ari amahoro. Ese nyuma yo gufungirwa inganda ni ikihe gihano cyangwa se ni ibihe bihano birizo buze kuza gufatirwa RSSB, Rwanda Standard Board? Ni izihe ngamba ziri buze kubafatirwa kugira ngo bahagarike cyangwa se nabo bahanwe gutanga ibiyobyabwenge cyangwa se ibyica abanyarwanda? Kuko ubwo urumva batanze noneho icyemezo gikumira abanyarwanda imibereho, yene babonyubanye. Ese barabona ko abanyarwanda babaye benshi bifuzaga kubagabanya? Abo bantu bari muri Rwanda Standard Board ni ikihe kintu turi buze kubona yuko kuko twege abanyarwanda baba bagenda bapfira mwaho, usanga ari ibibazo n'ibiki? Nongeye ndabaza nk'igiti ku giti cyanjye, abo bantu bari kwica bisha abanyarwanda nibihe bihano biri buze kubafatirwa? Imba bari gufata ahakagiye etanol bakashyira metanol, tuzi uburyo metanol itagisohoka mu mubiri, yo ubwayo itiva mu maraso ikajya kureba ahantu iba covered, kuko yo ni igisohoka. Ariko etanol by the way turayinywa iyo isohoka mu mubiri, wanyara mu buryo nyine bwose dukora exchange cyangwa se regulation kugira ngo ibi bintu bisohoke mu mubiri wacu tuba twakonsuminze. Imba bamaze kubona yuko batari gukoresha etanol bagakoresha metanol, urumva ni zimwe muri crise nanone. Kuki tutari kubona ibihano cyangwa se nabo babafunze kuko bisha abanyarwanda? Muri kugenda mubona ababyeyi bari gutanga ubuhamya ati njyewe nagize nararwaye n'ibiki byose, ariko nanone urumva n'izandani nyinshi. Njyewe none icyo ndi gusaba ubutegetsi bw'igihugu, ndasaba sinegeka nk'umuturarwanda uba mu gihugu kizira amacakubiri, gifite umuziranenge, kiyobowe neza mu mutekano, icyo nsaba ni uko ibihano cyangwa se abagizweho ingaruka n'ibyo binyobwa banywa, ibyo binyobwa bitwaje kuko bitwaje yuko byujuje ubuziranenge, bakaza gusanga bitujuje ubuziranenge, bamwe bukabica bukabagira paralize, bukabakuramo bamwe nibakigenda bameze ibyo bya paralize ndi kuvuga. Mugira ikintu mubakorera izo nganda, imba zahombye zanamaze, tubare ko zahombye ariko zisha abanyarwanda kuko prove zirahari. Imba bari gukoresha metanol, tuzi ingaruka zayo, imba harize neza uzi ingaruka za etanol, za metanol nako imbuzi ingaruka za metanol, aho gukoresha etanol ugakoresha metanol. By the way, aho ngaho uri umufata uri kwica abantu. Ubundi nicyo navuga, no kwica abantu. Mufata bagizweho ingaruka n'ibyo binyobwa byabo byizo kapani mwahaye ubuziranenge, mwerekana ko yuko zujuje ubuziranenge. Mufashe igihugu cyangwa se mufashe abo baturage, mubagoboke kuko bamaze kwangirika bitewe namwe. Mwebwe mwatanze ubuziranenge bw'ikintu runaka kugira ngo mwereke yuko dukomeye mu bintu by'inganda, tugire tubikosore. Yes, nibyo navugaga rero. Banyarwanda cyangwa se inzego z'igihugu zidukuriye zibona ibyacu byose dukora mu gihugu kiri tambalale, mudufasha bagizweho ingaruka n'ibyo binyobwa mwahaye ubuziranenge, bagira uko bafashwa mu buzima bumwe cyangwa ubundi, ko tubizereramo. Ubundi tuvuga ko ibyatanzwe namwe cyangwa se iyo mwatanze itegeko turikurikiza, nabo mubafashe. Muri kuburenganira bahombye ayo mamiliyari, ariko nimwite kubaziza ubuzima, sibyo? Imba turi kwita kubahombye amamiliyari, twite no kubabuza ubuzima kubera ibyo biyobyabwenge, ubwo burozi muri guhamo bashyiraga mu baturage. Mudufashe bagire icyo baha iriya miryango itafite kivurira, yabaye paralize n'ibiki byose. Ibyo nibyo nabasabiraga, ndasaba sinegeka. Imana igumye kubaho umugisha.